twamaze kugera mu yindi myanya none itari ya education, imyanya isanzwe. Murabona harimo imyanya myinshi cyane, imyanya myinshi cyane rwose. Hano kuri Mifotra huzuyeho imyanya myinshi yo kwigisha, y'akazi isanzwe, imyanya yose igera kuri 58 gusa. Bantu banjye muraho mumeze neza? Hano Bardo Official nk'ibisanzwe murakaza neza ku Burezi Rwanda TV. Nkuko mubibona rero hano hari itangazo REB yamaze kubishyira ahagaragara, hari n'imyanya hano y'akazi kuri Mifotra. Turakurikiza iri tangazo asigaye tunareba neza iyi myanya y'akazi iri kuri Mifotra irapplyingwa gute, harasabwa iki, byose tubite tubirebera hamwe ku Burezi Rwanda TV. Niyo rwamageza kuri YouTube channel, kanda subscribe, ufungure zigira kandi like, tra comment, asigaye tujye tubana igihe cyose. No kuvuga ngo iyi channel n'ubundi imaze igihe bagezaho amakuru ajyanye na education, uburezi hano mu Rwanda, amakuru ya scholarship ndetse n'imyanya y'akazi haba kuri Mifotra ndetse no mu bindi bigo byigenga. So muhawe kaze rero hano ku Burezi Rwanda TV. Duhereye rero ku iri tangazo REB yamaze kubishyira ahagaragara, iragira ati urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze REB ruramenyesha abantu bifuza akazi ku myanya yo kwigisha teaching staff no mu buyobozi bw'amashuri administrative staff mu mashuri y'incuke, abanza n'ayisumbuye bafite impamyabumenyi zisabwa ko hari imyanya yashyizwe ku isoko, bityo bakaba bashishikarizwa kwihutira gusaba akazi banyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga Mifotra e-recruitment cyangwa se e-recruitment system guhera uyu munsi tariki ya 12 kugeza ku ya 20 Gashyantare. Urutonde rw'imyanya ipiganirwa munarusanga ku mugereka w'iri tangazo no muri system ya Mifotra. Muhano tubirebera hamwe muri ino system ya Mifotra ibisabwa rero. Ntabwo ngo kuri umuntu ajya ku mugereka, badukeneye ibintu bitabyihuta ku gihe gito cyane, nyuma mumpaye nanjye magomba guhita mbabyarira umusaruro. Usaba akazi agomba kuba yiteguye gukorera aho ariho hose mu gihugu haboneka umwanya. Kitonderwa, abakandida bafite tuhumu igaragaza ko barangije amasomo yabo bemerewe gutanga ubusabe bwabo job application cyangwa se nyine job application, bemerewe ku applying, ariko bakazajya mu kazi bamaze kwerekana impamyabumenyi z'umwimerere original certificate cyangwa se degree zabo zujuze ibyangombwa. Tubifurije amahirwe masa. Bikorewe Kigali ku wa 12 z'ukwa 2 2026. Dr Mbarushimana Nelson, umuyobozi mukuru. Ngayo ni nguko rero. Noneho rero kaduhita tugira ute kwinjira muri system ya Mifotra nk'ibisanzwe. Iyi ni system ya Mifotra recruitment. Ku bantu muba mudafite ino account isetinze neza, profile yanyu nibura guhera ku kantu 1 2 3 4 5 6, uzu tuntu tutari setup ntabwo ushaka gukora application ya ko hano rusara akanyenyeri abari hamwe kuhuzuza. Noneho nko duhereye nko kuri uyu mwanya rero wa mbere, murabona hariho umwanya wa Kiswahili and Literature. Uyu mwanya ibisabwa byayo uje hano urabibona kuri qualification advanced diploma in Kiswahili and English with education. Uyu wemerewe rero bahita baguha gukora ino psychometric test. Noneho mathematics and physics requirement irasabwa n'ubundi mathematics and physics with education ku bantu bize math. Hano Kinyarwanda and English teacher ni advanced diploma in Kinyarwanda and English with education, nicyo kintu gisabwa. Hano English and French teacher arasabwa, naho ni French and English with education. Primary lower and lower primary teacher. Hano noneho
urasabwa kuba ufite AD certificate, normal primaire, AD certificate in early childhood education, AD certificate in early childhood and lower primary education. Niyo ngizo zisabwa, mwumva ko n'aba AD bagiye barimo. Noneho language teachers muri REB ni AD usabwa kuba ufite AD certificate in normal primary teaching modern language, certificate in language education. Hano ni AD ku bantu bize TTC murabyumva neza. Inclusive and specialist need education teacher ASLO, nanga taxation teacher ni ASLO, psychology teacher ni ASLO, Kiswahili teacher ASLO, creative performance and fine arts and music teacher muri REB ni ASLO. Agomba kuba uyu nguyu yarize afite bachelor degree in creative with education. Noneho mathematics and physics teacher, English teacher, education psychologist, English and Kinyarwanda literature in English teacher, English and literature in English teacher, head teacher of primary school. Hano head teacher arasabwa kuba afite AD in TTC, technical teaching, akaba afite AD certificate in normal primary, cyangwa se pedagogie general PG ali afite. Noneho English and teacher nayo ni A0. Murabona ko harimo imyanya rwose. Patron hano hari patron mukenewe. AD muri TTC, AD ni normal primary, AD ni pedro general. Patron ubwo ni animateur. Metron nawe arakenewe. Hari na deputy head teacher in charge of discipline. Hano nawe arasabwa kuba afite bachelor in degree sociology, psychology, clinical psychology, psychopedagogy, education psychology, foundation of education, degree in social studies, degree in social work. Ni umuntu wemerewe kuba yajya ku mwanya wa deputy head teacher in charge of discipline. Deputy head teacher, estate manager. Hano rero twamaze kugera mu yindi myanya none itari ya education, imyanya isanzwe. Murabona hari imyanya myinshi cyane, imyanya myinshi cyane rwose. Hano kuri Mifotra huzeho imyanya myinshi yo kwigisha, y'akazi isanzwe, imyanya yose gera kuri 58 gusa, by'umwihariko higanjemo ni AD ndetse na A1. Abantu mwese mushoje ubundi mufite ibisabwa n'ubundi mushobora gutangira n'ubundi mugasaba. Ubwo noneho ikindi ku bijyanye na documents zikenerwa n'ubundi zisangamo hano. Ku muntu rero uza kugira ikibazo ashobora kuza kunyandikira inbox, nkahita mufasha byihutiro rwose. Hano ku Burezi Rwanda TV nimero mujya mwireba ibiri pin kuri comment. So bye bye rero, God bless you, twabanye, Imana ibarinde.